Lenny today updates news. Reka mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose ndabasuje cyane. Lenny today updates news, today is another day. Ndero nari Chimimana tuje mutugane byinshi bigiye bitandukanye ariko murabibona ko nari ngiye nyine. Ernest meze neza? Meze neza cyane. Ndikumwe kandi na Anastasia nawe meze neza? Yes. Ako ngo witwa Educator. Peace Educator. Umwigisha Urabikora se cyangwa nibyo witiriye? Bango ku kigero ngezeho uyu munsi ndabikora kuko mba numva ahantu neraniye muri bagenzi banjye kwaganira cyane ku bintu bishobora kuba byatuzana amahoro twebwe ubwacu ndetse no muri bagenzi bacu. Gukoresha irihe banga? Nyine yambikora no kuganira cyangwa no kuganira no kubyiyumvamo. Yes, murabyumva neza ko ameze neza, niyo mpamvu arahangaha aje kugenda atubwira byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ntabwo turi bujye kure imibanire ariko ntabwo ari ya mibanire y'abashakanye, ni imibanire n'ubushuti busanzwe. Ngo ntabwo waba inshuti n'umuntu mutagize icyo muhuriyeho. Birashoboka cyane kuko ushobora guhitamo inshuti yego ariko nanone ntabwo ushobora guhitamo inshuti bitewe nuko hari icyo uyibonanye. Oya, ahubwo guhitamo inshuti birashoboka ko ushobora no kuyitamo nta kintu ugendeyeho, wenda navuga ko gishobora wenda kuba cyabaza inyungu z'ako kanya. Ubundi ubushuti bwa nyabwo iyo mubwubatse neza bubyara ikintu kizima ejo hanyu hazaza. Rero iyo uhisemo inshuti ufite icyo ugendeyeho ni cya gihe iyo kibuze ubushuti bwanyu buhita busubira inyuma. Ariko ku munsi wa mbere mushobora guhura nta kintu kibahuje ariko birangira hari ikintu kibahuje. Kandi icyo kintu kirangiye byinshi bikunze kurangira. Urugero ushobora guhura n'umuntu mu kigo mugahura mwese muri abantu mu wa mbere cyangwa mu wa kane, ubwo ndavuga segonderi, cyangwa mu wa mbere kaminuza n'ahandi hose. Noneho mwese nta kintu nta n'umuzundi ukagenda ukajya kwisoma mu buryo utazi ugasanga wenda muraturanye cyangwa muraziranye cyangwa muzigana. Noneho amasomo yarangira ugasanga birangiye gutyo nyine ntabwo ngiye kumugira. Bino bintu biterwa n'iki cyangwa ntabwo bibaho? Ku bijyanye n'ubushuti ntabwo bishoboka ko waba inshuti n'umuntu nta kintu mugendeyeho. Ndakubwira nk'impamvu, ubundi nimba wenda ukunda kuba uri ahantu hatatu uba ugomba no kuba ufite n'inshuti eshatu. Ahantu wenda niba uri umunyeshuri wo mu wa kabiri, reka tuvuge mu wa kabiri uwo ari wo wose, mu ishuri uba ufitemo inshuti nyine, umuntu muhuza cyane w'inshuti. Niba ujya wenda muri free time ujya no gukina basket, mu bakinnyi mukinana ufitemo n'inshuti. Niba ubona muri korali runaka no muri korali uba ufitemo inshuti. Bisobanuye ko ntabwo mwabaye inshuti nta kintu muhuriyeho. Mwahuriye muri korali wenda aragufasha, mwahuriye muri basket, mwahuriye mu ishuri. Bivuze ngo kugira ngo ube inshuti n'umuntu hari aho muba mwahuriye cyangwa situation mwahuriyemo akakugirira neza cyangwa ukamubona neza, ari byo bishobora kuba intandaro y'ubushuti bwanyu. Ariko ntabwo ushobora guhura n'umuntu mu nzira ngo uhite uvuga ngo uriya ni inshuti yawe. Anastasia uri kumva ko bidashoboka? Oya, ariko twebwe ibyo turi kumvikanisha hano urumva nyine kugira ngo ubushuti bubeho haba habayeho uruhurirane cyangwa se guhuza k'umuntu urenze umwe. Urumva nk'uko bivuze koko mama mufite aho mwahuriye, ariko twebwe turi kureba ngo muri uko guhura ese uzajya guhitamo inshuti ariko wayibonanye akantu, ariko wayibonanye ikintu runaka ugiye ukurikiye. Abantu yari babiri bagahura ahantu, umwe aba bifitemo inyungu ko bimeze kose, ntabwo tuba tuzi ngo ninde, ariko umwe aba bifitemo inyungu. Exactly. Birashoboka kuko ibyo navuze haruguru ko ubushuti bwanyu mukoze ako kanya mugiye muri aho ngaho, iyo mwabukoze neza ejo bubyara ikintu kigaragara kizima. Abahanga bajya bavuga ngo abantu basobanukiwe ibintu by'imibanire bavuga ko
inshuti ni wa muntu wabitsa amabanga yawe akakubitsa ye, nyine wa muntu wa mbere utera intambwe. Ibyo bintu by'amabanga ngo ni wa muntu ubona uri mu kibazo, wowe uri mu kibazo uba agahita yumva nyine ahubwo niwe kiriho. Umuntu agira inshuti zingahe? Nirebyeho ntabwo izo mfite zirenze 5. Uko bimeze kose ahubwo narwo zigera, uko bimeze kose zirenze imwe. Yagudu imwe uyigiriye uyigiriye icyizere ukayibitsa ibanga, iramutse ifite indi ntabwo yayigira icyizere nayo ko ari mubise kuko bari komeje kwibanga. Iyo ngiyo ni ya yindi wowe wita inshuti ariko yita kwita inshuti, kuko no kuvuga ngo nje nshobora kugufata nk'inshuti nkakubwira ibyanjye, urumva, noneho nawe ukambwira ibyawe. Yego, rero mu gihe uzajya kubibwira undi ntabwo bizaba bikiri ibanga, kuko ubundi amabanga byarenze abantu babiri, ibanga ni irya babiri niko bajya bavuga. Gusa nanone reka nkubwire ikintu kimwe, hari abandi bantu sinzi niba ndi bubita abahanga ariko baravuze ngo nutiga guhura n'abafite ibyo bakurusha cyangwa n'abafite ibyo ukeneye uzahora uhura n'abakwaka ibyo ufite. Yagudu ibyo ndabyemera, sibyo? Bivuze ngo nta bushuti butagira benefit, ntago bikunda. Ni ngewe reba wenda ngereka mvuge umunyeshuri, rero mu nshuti zanjye uko byagenda kose ntihazaburamo abanyeshuri kuko nibo nkeneye ako kanya, wowe nibo ukeneye, nibo nkeneye. Ubwo rero ntabwo wambwira ngo ngiye gufata umuntu ukoropa mu kigo cyangwa wenda kupa ngo tugiye kuba aba best friend, sinde umufasha gukora. Ariko nayo nawe wamenye wamugira inshuti uramusura ishoboye, uze se uretse ko wenda ubushuti bwa nyabwo butangwa n'Imana, ariko nabwo wagerageza ibyo ushoboye. Wenda ako kantu n'abaciye mu ryo muvuga, ako kantu Nesta avuze wenda burya abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo byubagarira we yose n'uzirizana n'irizarone, kuko ngewe urumva ndi no gukomoza kuri rya jambo rya nyina navuze mbere. Ushobora kuba umuntu n'inshuti nta kintu ushingiye, kuko uwo muntu igihe mwakoze ubwo bushuti bwanyu neza nta kabuza ejo hazaza bushobora kuzabyara umumaro. Ntawamenya wenda kategori runaka yaba arimo ejo bundi ishobora no kwimuka mugahura n'ahandi hantu heza kandi ashobora kuzabagirira umumaro. Aka kanya uzi ko mystery abanyeshuri cyangwa ntabwo uyizi neza ariko urayiga, abanyeshuri mwigana bazagufasha kurushaho kwimenya cyangwa ubafashe kurushaho kwimenya, kimwe nk'uko bashobora kuzakurangira. None se nugera hariya hepfo ukarwara bya bindi bigisaba kujya gukurukisha cyangwa kujya kukuvura mu buvuzi bwa gikunda kugira ngo wamukecuru nawe azagira agaciro. Abantu bose bafite agaciro, cyangwa uzamugira inshuti kubera ko umukene. Deja abantu bose bagira agaciro, ariko twese turabizi tutirengagije ntago bose baba bafite agaciro kangana k'umuntu. Ese undi kubera iki? Noneho kubera iki mu bantu 10 nyine uhura n'abantu nk'icumi ukumva umwe uramwikundiye nyine ukumva ubushuti busebuze, abandi bikabaguhateza nuko ubona afite ibyo ukeneye. No kuvuga ngo kubijyanye n'ibyo ngo nimbagarire yose bisa nkaho mwebwe muri donc ubushuti butandukanye n'urukundo. Ari urukundo birashoboka kuko bose hari igihe akunda umuntu akamukunda urukundo, ariko ubushuti bwo ni igihe ni umuntu muhorana ukuzi neza, urumva wa muntu reba nk'ubu ngubu ubundi ubushuti wenda nuvuga ngo ubushuti ntabwo ari wa muntu nyine uza muri kwishima gusa, ahubwo n'igihe uri mu bibazo ahubwo ni uba uhari ukuri iruhande, urumva. Noneho ahubwo hari ikindi kintu uvuga ngo kuriya kuntu uba ufite ibibazo, wenda ufite nk'indwara urwara ya danje nyine wenda abantu benshi batazi ihoraho cyangwa ishobora kuba ihoraho cyangwa ari ufite muri iyo minsi, we akabireba akabibona ko utameze neza kuko arakuzi neza, akaba yagusabira ubufasha cyangwa akagufasha akakujyana kwa muganga, cyangwa niba ari imiti wenda wasize mu rugo
akayikuzanira. Donc hari ibintu byinshi akuze abandi batakuzi. Iryo ni ibanga rero wamubikije. Niba ngewe ndwaye sida mfite inshuti yanjye ibizi, nkazabyumva nabandi kandi ubwo nabibwiye ari wowe wenyine, ngo ntago ari inshuti, ngiye mufata nk'inshuti ariko we ntago mfata nk'inshuti. Ernest urakoze wenda kutuganira n'ubundi muri ubwo buryo, ariko ikintu wenda najya ngo turusheho gusobanukira ubushuti. Wenda reka ngaruka ku ruhande rwe, yavuze ko ushobora guhitamo inshuti ugende ku kintu runaka, ku kintu wenda wamubonyeho cyangwa se wenda bite n'akamaro azakugira kandi uri kubona ako kanya. Natwe mu gihe twakuze ubwo bushuti neza kandi genda wenda twahuye tubona buri muntu wese nta kintu buri wese yiteze ku wundi cyako kanya, ariko navuze ko hepfo ko igihe twabwubatse neza bizakora ikintu gikomeye. Nta kabuza n'ubundi igihe ubwo bushuti mwabukoze neza bwakwiyongera, hanyuma urimo n'ayo mabanga n'ubundi umuvandimwe wacu yamye atubwira kare, umuvandimwe wacu Ernest yatubwiye kare, bikaba ngombwa ko muzayabitsanya, bikaba ngombwa ko muzamusangira kabisa n'agahiye. Byaba na ngombwa ubone ngo abanyarwanda nibo babivuga gukuri ubushuti bwanyabo bwashimangirwaga no kunywana, byaba na ngombwa mukananywana nta kibazo. Buri kimwe cyose rero biterwa n'uburyo ki twagitwayemo cyangwa se uburyo ki twagikozemo. Birashoboka cyane rwose kuba inshuti n'umuntu nta kintu nambushingiyeho, ariko ubushuti bwanyu bukazagera kure kandi heza. Ugasanga wari usanzwe ufite inshuti uhuye n'ibibazo, wenda iyo nshuti yibereye mu bindi bibazo cyangwa ntabwo wenda in terms of financially unstable, warangiza wahura n'undi ugatangira ugaca wa mugani wa kera w'abanyarwanda ko nanjye ndi umunyarwanda, ngo inshuti ngo uyibonera mu bibazo. Yes, inshuti uyibonera mu bibazo, ariko ntabwo uzajya kubreminga inshuti yawe ngo ntabwo yagufashije mu kibazo urimo. Kuko niba koko ari inshuti yawe, niba koko ari inshuti yawe, nawe urabizi neza ko afite ikibazo, rero ntabwo uzajya kumubreminga ngo ntabwo yigeze agufasha, ngo ntacyo, kuko already urabizi ko nawe atameze neza, arakomerewe. So rero ahubwo byakabaye ngo ikibazo cyawe cyakabaye cyaje uri gustragoringa, uri kumufasha muke. Donc we yagize ikibazo mbere yawe, kuko ari inshuti yawe, muri inshuti magara uri kumufasha, nawe mu gihe uri kumufasha hazemo icyawe. Rero ntabwo uzajya kumubreminga kuko already urabizi neza ko ntago ameze sawa, nawe biramukomereye. Kandi ikindi wibuke ko ntago umuntu, donc hari n'abandi bantu batugira umumaro buri abantu tuziranye ntago ari nukuvuga ngo abantu bose tuziranye ntago ari inshuti zanjye, ariko abo nabo baradufasha mu buryo bukomeye. Bakundi ubana n'umuntu mu kigahano, none nyuma nta kintu kibahuje, nyine umubona gutyo gusa, nka nyuma y'imyaka 5 cyangwa 3 mukamwahurira nko hanze y'igihugu. Uwo ni umwe mu rugero rw'abantu muziranye. Uwo ari umuntu muziranye, iyo muhuriye ngiyo kandi usanga noneho mwegeranye, kuko situation murimo ibategeka kuba muri kumwe. None se kango urugero nk'ubu ntihari abantu cyangwa se mutari nyine murakunda kuvugana cyane, ariko azi wanyu nyine azi karitsiye utuyemo. Umunsi umwe hashize igihe mwaranarangije kwiga aho hantu cyangwa ahantu mwahuriye, wenda niba ari no mu kazi mutangiye mukomunikana cyane, yaza muri karitsiye z'abanyu akaguhamagara ati se ko ndi naha haje kansohoza, akagusaba ubufasha wenda ngo umurangire ahantu arara n'ibiki, wakwanga kumufasha kuko mutari inshuti. Muri turamkomeye hari ukuntu bagira gukiga ubwambere akakunyusura, ariko mwahuraga hanze mukaba inshuti. Bivuze ngo rero ni umuntu muziranye nawe kugira umumaro ndetse ukomeye nawe, ariko batandukanye n'inshuti. Ibi byo ndabyemera rwose. Buriya umuntu muziranye byo ni ihame ko yakugirira umumaro, yego yakugirira umumaro, ko dore ubundi nimba hari ikintu gishobora guhuza abantu koko nk'uko mwabivuze haruguru, ni ukumenyana. Kumenyana buriya ni igihango. Ahangaha ndabivuga nshingiye wenda kuri uru rugero rwambayeho.
ejo bundi nagiye ku ishuri kuko nk'uko mwarimu bivuze ndangije noneho nahuye n'umunyeshuri yasanze ku kigo noneho uwo munyeshuri twe twarahuriye mu itorero ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi izina rye ariko nabonye isura ndamumenya nawe aramenya noneho birangiye byabaye ngombwa ko nahise bumwegereza ahubwo tubishuti noneho dore ko mbere twari tuziranye kubera ko nyine numva twarahuye twabonanye amasura yacu nubwo tutabyiteho muri ubwo buryo ariko byabaye ngombwa ko hari igihe cyageze noneho tuba turamenyanye bishatse kuvuga ngo hakurikiye ikintu ngiye namufashije kubona amakuru wenda yari akeneye ako kanya kumushakira udukoresho yari akeneye ako kanya urumva rero wa muntu mwamenyanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashobora kuba yakugirira umumaro mu gihe runaka muri situwasiyo runaka muhuriyemo cyangwa se mu gace runaka muhuriyemo ibyo byo birashoboka rwose cyane. suze impamvu hari igihe uba ufite umuntu hari igihe uba ufite umuntu wowe wita inshuti yawe ariko ugasanga nk'umubyeyi wawe we arabyita agakungu ngo agakungu kawe uhoramo ngo agakungu iki kuvuga ngo ibimenyetso by'inshuti biragaragara hanze noneho hari igihe witiranya rero wowe abantu donc ukavuga ngo umuntu kuko tugendana iyo hari umuntu uri kunshaka amumbaza ngo uwo muntu ngo ubwo ni inshuti yawe inshuti ubu buriya ahubwo ni nabyo bintu ntabwo ari ibintu ariko nibo bantu bake tugira mu buzima ubwo ushaka gutandukanya mugenzi wawe nabo cyangwa uwo mwezeranye ni ukuvuga ngo inshuti yawe abantu benshi ntabwo bazi kubitandukanya n'abantu baziranye ngewe mfite abantu barenze miliyoni tuziranye ariko muri bo hari icyo bita inkoramutima inshuti zawe urashobora kuba ari inkoramutima ariko nabo ni inshuti turaziranye ntabwo wapi nuvuga ngo njyewe ndaguha urugero ugiye kugama ahantu ku nzu imvura iri kugwa wenda uri kujya mu isoko ari kujya mu ishuri ari kujya hehe ugahurira n'iyo n'umuntu waje kugama mukaganira kuko wenda imvura iguha isaha n'igice mukaganira yaba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu bikarangira umubaje wiga he utuye he wampa nimero yawe nkunda kuza muri ako gasantere ibintu nk'ibyo akaguha nimero yawe akaguha nimero ye mukajya muravugana akaguhamagara mukajya muvugana uwo muntu aba ari inshuti yawe uwo muntu ni umuntu muziranye ni umuntu ndetse ntabwo buriya mwahisemo ko muramenya ni umuntu mwahuye par accident. Ikintu kigomba kuranga inshuti ni iki abantu bari inshuti twatangiye tuvuga ku mabanga ariko ubundi mbere yuko mubikirana amabanga ayo mabanga baraturutse ni iki ntuzatekereze ko abahanga bicaye bakavuga bati polisi na ngombwa ko mubwira amabanga ari nayo ahita yibwira kute na gahunda n'uburyo muhuramo bitewe n'ubushuti mufitanye ariko noneho ngo ni iki kizakorera ku muntu ari inshuti ikindi gikorera ko ari mugenzi wawe abahanga bavuga yuko inshuti igaragarira mu byabo iyo ni statement ya mbere urumva ko twasanze ariko sometimes baba bibeshye twasanze ko inshuti ushobora kuba uri mu bibazo wari usanzwe ufite inshuti runaka noneho ya nshuti wari ufite ibibazo byananira kubikemura ugahita uhura n'undi ukitabaza abantu muziranye ariko ushobora no guhura n'undi muntu mutaziranye inshuti si ngombwa yuko uyibwira ko ufite ikibazo reka ntabwo ari ngombwa kuko ibintu byawe byose iyo yinaniwe ntabwo biba bivanze ko ari inshuti none se kuba ndi inshuti yawe ukambwira ko wenda aya mafaranga batanga yo ku ishuri yafasha abanyeshuri kubaho utayabona mfata yanjye nyaguhe none se wimbwira ngo hari ikibazo cyane n'inshuti nyine inshuti yawe ntuzi ko kwimye nyine ushobora kwibwira ko byamunaniye ngo nimba wenda mfashe 20,000
ari byo mfite byo kumfasha kubaho sibyo noneho wowe ibyawe ntibize ntibivuze ko ngiye kuguha ibyanjye ahubwo nshobora kugutizamo 5 ukareba n'undi muntu muziranye akaguhamo 2 noneho kugira ngo yenewe agwire ukabwira n'ababyeyi bawe bakaguhamo 10 cyangwa abakurera ariko ntago wambwira ngo kuba ndi inshuti yawe ngiye kwikorera ibibazo byawe wapi kuko babinavuga ngo kuna mugenzi wawe kuruta nkuko wikunda biragoye kuko nkuko nikunda ubwo birumvikana ko nimba nkunze umukobwa n'urugero inshuti yanjye ikamukunda nayo ngo kugira ngo itababara kugira ngo itagira ite twese tumureke ibyo nicyo byabisobanuye bibaye bivuze yuko niba mbonye 20,000 aribyo nkeneye nawe ibyawe byakabaye byaje ariko ntabwo byaje ngo tugabanire hagati wenda icyo nabivugaho aho ngaho ntabwo bisobanuye wenda kuba mwagabanira hagati ndabihuza ejo bundi cyigisho twe turiga kivuga ku kugira impuhwe ushobora kubona umuntu ari mu bibazo runaka ukaba wamugirira impuhwe birahita bihura cyane cyane n'iki kiganiro turimo turaganira barimo baratwigisha ukuntu habaho ubwoko bw'impuhwe bubiri aho ushobora kugira umuntu impuhwe nta kintu umutegerejeho cyangwa se impuhwe icyo bishingiyeho ahubwo ushobora no kugira umuntu impuhwe nanone ufite icyo umushakaho rero bishatse kuvuga ko ntabwo bisobanuye ko ujya gufasha umuntu we ngo wiyibagirwe oya bihuza nabo ko nari mvuze kugira impuhwe ni byiza ariko nanone kugira impuhwe zari ziteza urugi ntabwo ari byo ntabwo rero kuba wenda umuntu muri inshuti bisobanuye we kugira ngo ukire ubushuti bwanyu imbere hanyuma wowe wiyibagirwe oya urabanza ukikunda hanyuma nawe kujya gukunda mugenzi wawe icyo nabivuga cyane konze nkamenya no kurukundo nkamenya no gukunda n'abandi ntabwo watanga ibyo udafite kuko hari ababitanga kuko ababikuye deja ku bintu wari urimo urambwira wowe ababikuye nabyo afite ubu no gushaka kugaragaza yuko niba inshuti yanjye ifite ikibazo ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mufashe kugikemura ese uzi bavuze gukora ibishoboka byose uzi ko arimo no kwiba no kwica oya ntabwo navuze ngo gukora ibishoboka byose ahubwo twebwe nta kidashoboka twe tukibaza impamvu wahuye n'ibibazo ahita ariko inshuti yarafite yabuze uburyo bushoboka bworoheje hari ikintu kimwe gikunze kuba ku bantu bose nshobora kuba mfite amafaranga yo kwima kubera ko ari ikintu ndayamaze wenda nshobora kuba nagize wenda natsinzwe mu kugusobanura neza icyo niba uyamaze ahubwo bigatuma tuba abanza ubaye biba bigoye ko umuntu ava kuri post y'inshuti yawe best friend yawe agahita ajya ku mwanzi wawe ariko n'ubundi umuntu wari inshuti niwo umwanzi nyine hazimo wati ibyo ndabizi numva hazimo wati ariko niba ngo ngewe aho ngaho ikintu ndi gushaka kuvuga ni kuvuga ngo ntabwo bivuze ngo niba wenda wajyaga umfasha nawe ukaba wagize gahunda nyinshi bigatuma utamfasha cyangwa ufite ibibazo byinshi bigatuma utamfasha ngo ubwo ngiye guhita ndakara ngo ibintu bigire big deal kuko ndi inshuti yawe kuba ni inshuti yawe ndabizi neza kuri busy ntabwo uzaza kunsobanurira wenda wiga wenda mate na biology ngewe niga mate na physics ubwo rusanzwe umfasha mu mibare ntabwo uzaza kumfasha mu mibare ejo ufite ikizami cya biology ese ubu bishoboka ndabizi ko ufite icyo kizamini ahubwo icyo nshaka kuvuga ni uko mu bibazo byawe ya nshuti irahahora mu munezero wawe irahahora ngo hari abandi nabo sinzi niba nabita abahanga baravuze bati inshuti yawe ntabwo ari wa muntu ukubwira ngo ngwino nkwereke aho tujya kurira ubuzima ahubwo ni kugira ngo ngwino nkwereke uko twubaka ubuzima muri yowe nicyo gisobanuro cy'inshuti ya nyayo inshuti ya yindi yifuza iterambere ryawe ya yindi kuba hafi ikugira ubundi abavuga ngo ugira imana abona umugira inama donc ubushuti bushingira ku bintu byinshi ariko si umuntu iyo wabonye amafaranga nibwo mugendana
iyo iwanyu habaye ubukwe nibwo aza kugusura kwako wenda icyo gihe n'iwanyu wenda mwanywaga ubushera icyo gihe mugiye kugura fanta ko ibintu ugomba by'imitungo ibintu byakubaka inshuti ibyo nuko byabise nibyo wenda navuze haruguru abantu badukurikiye kare wenda aho kantu bakibuke twavuze ko igihe uhisemo inshuti ufite icyo ushingiyeho ya mitungo se bya bintu wayibonanye nta kabuza agenda umva muzabana niyo nshuti ariko ibyo bintu bihari kandi uzagira icyizere cy'ushuti ariko ibyo bintu biri kwiyongera mu gihe ubona uko bigenda bigabanuka nayo umubano wanyu niko uzagenda ugabanuka niyo mpamvu nahitamo guhitamo inshuti nta bintu by'imitungo nyibonaho ahubwo tukazafatanyiriza hamwe wenda kugirana inama y'ukuntu iyo mitungo wenda yaboneka njye ntekereza ko byagakwiye kugenda kuko nimba inshuti yawe none se reka nkubaze inshuti yawe nimba yagufashaga wenda muri domaine urimo none ikaba itakigufasha kandi kuko ari inshuti yawe urabizi ko nta kindi kibazo gihari wenda ihugiyemo ntabwo iguha impamvu iguha urwitwazo hari itandukaniro ry'impamvu n'urwitwazo buri munsi iyo ngiyo bivuze ngo kuko yajyaga igufasha mu bintu runaka uwo muntu umukure mu nshuti zawe ntacyo ugufasha kandi si uko ari bizi sibyo ariko nanone nimvuga bizi hari umuhanga yaravuze ngo urekera kwita abantu ngo rekera kuvuga abantu ngo babaye bizi ko bakuburiye umwanya oya ntabwo bishoboka ntabwo uwo muhanga wese avuga ngo twarakuze ntabwo tugifite imyaka 13 urumva inshingano zariyongere gukura ni iki icyambere kuri nge gukura ni icyaha gukura no kwiyongera kw'inshingano urumva kugabanyuka kwa taribre yego umva gukura ubundi biragatsinda ngo oya ni icyaha gukura donc iyo mvuze ngo ni icyaha tuzi neza ko icyaha ni ikintu kitari cyiza ni ikintu abantu benshi birinda ariko kikaba n'ubundi bagamije kwirinda ubuzima bw'ibihano noneho rero kuko icyaha kikugeza nabigeranya n'urupfu kuko n'ubundi hari ibihano ubona biba byenda gusengera icy'urupfu ariko nuvuga ngo icyaha iyo mvuze ngo ni icyaha wenda mba mbisanisha n'ikintu kibi cyane gukura ntabwo ari byiza bibaye kuko no gukura bitandukanye n'inshuti atari ukubera yuko inshingano ziriyongera mu mwanya wa taribure umwanya mwajyaga muhura ugasanga waragabanyutse byadanje kubera ko arizo nshingano zariyongereye ndetse n'ubuzima bohereza ahantu hatandukanye mwisanga muri domaine zitandukanye ntabwo wambwira ngo uri veterineri ngo hari inama ugiye kugira umukanishi none se byabahuzaga byasaye nk'ibigenda ubwo rero uhita ushaka izindi nshuti zidufasha izindi nshuti ziri muri domaine yawe ibyo birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya umuntu wa nyawe cyangwa se umuntu uzi ubwenge ni uwiga ku giti cye ariko nanone akigira no ku bandi hari umuntu udushumije imitekerereze y'amahanga yavuze ngo umuntu uzi ubwenge ni uwigira kuwe ubwiwe ariko umuntu w'umuhanga ni uwigira no kuri mugenzi nko muje ukora mugenzi wanjye rero yaravuze hari igihe biba ngombwa ko wigira ku mibanire yawe na mugenzi wawe wabona koko muri bwa bushuti bwanyu arimo aragucengacenga cyane cyane biba bisaba nanone imbaraga zo gushishoza kugira ngo ushishoze ese koko ni akazi kenshi yagiyemo cyangwa se ni ukumburira umwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nk'ubise mbangura ntabwo inshuti ugiye umwanya bibaho mbasangize experience ho gato
ari igihe najyaga mpamagara umuntu amubwira ati se umeze bite, ati nkamwandikira n'inshuro enye ataransubiza noneho akajya kumbwira ngo yasubiza message yanjye nari ndi busy ntabwo nari mfite umwanya kandi message zanjye nkabona kuzisoma sibyo nkabona ndayimuhereza akayisoma ariko hayishubije cyagiye nari ndi busy hakuno ubona umuntu online ukabona wenda avuye hashize nk'iminota 2 kubera iki mbonye ko yavuye hashize nk'iminota 2 cyangwa yari ariho mu isaha y'ishize kandi naramweje message zanjye kuko atarishubije nyuma yajya kuguhamagara ukumva aravuze ngo narabuze umwanya umuntu koko ntabwo bwa bucu twavuze ntabwo abashuti yawe abaye ari we uguhamagaye byaba ari byo hari umuntu kuri WhatsApp nyine hari umuntu udakunda nyine ushobora kumwandikira harimo imbere moto akabisoma bitewe n'ibiganiro ahubwo mukunda kugira ngo ati iki kiganiro nagirana n'uyu ntikiri bujye munsi y'iminota 10-20 cyangwa nyine ubwo yaba ashaka gusubiza akavuga ati kandi mu mirimo ubwo nzo kubona sabe ncyo ukoresha voice note akavuga ati byabaye byiza nkoresha voice note kubera ko ndi mu mirimo ntabwo nabushobora ko nunayipinga kandi no gukora turatunga hari ukuntu umuntu arambika telefone ahantu agafungura voice note yangiza akawohereza ariko ishobora kuba rero yarari ahantu hari no mu rusaku akavuga ati ndaza kubikora nyine ubwo nimba uragize amego akaguhamagara ntabwo yamuhamagara cyangwa byarangere wowe wongeye kumuhamagara mubaza ntabwo urumva nawe ntabwo icyambere icyo kinakoraga ni ikosa kuko ntabwo iyo uhamagaye umuntu rimwe inshuro ya kabiri donc ntabwo umuntu abona ko wamuhamagaye ntabwo umuntu abona ko wamuhamagaye bitewe n'inshuro wamuhamagaye hari n'ibindi bintu nyine abantu bandika ubutumwa harimo ikintu nubwo nyine nibyo twanahereye tuvuga ngo birashoboka ko waba inshuti nta kintu muhuriye umuntu akakwandika cyangwa hayi nawe ati hayi kubanza bahera kuri hero nawe ati hero ati hayi umeze ute meze neza nasuri kugira ngo abigenza ati cyakoza uzese nta kintu kiri nta butumwa buhambaye ibyo bintu birambabaza njyewe ahubwo bigatuma rimwe na rimwe ntekereza nabi ngo ari igihe hari inshuti donc hari abantu tuba tuziranye nanjye kuvuga inshuti kandi nta nshuti yagukorera hari abantu tuba tuziranye wenda ushaka no kurema n'ubwo bushuti pe kuko wenda aragufasha arakugira inama n'ibiki ariko yene ari akantu ushaka gukonfirma gato ukamwandikira waramutse umeze mute n'iki umeze ute neza amakuru meza ndabona uhuze rero ubwo sawa umunsi mwiza okay uwo muntu byiteka nanjye nawe nongera kumwandikira ubundi just iyo ushubije umuntu ngo okay ibiganiro biba birangiye nta kadomo interuro birangiye ariko bimeze ko hari ikintu kigomba kubahuza hari ikintu kukibona nyine kitagaragara cyane ariko gihari kiba kigaragara n'undi ikintu cya ubundi hari undi muhanga uwo muhanga we abantu wenda baramuzi njye mufata nk'umuhanga ariko abandi hari abamufata nk'umuntu ushinzwe kubasetsa cyangwa hari n'abadatinya kuvuga ko donc kuba ko ari umukomediye kandi urango no nahe wacu mu Rwanda nukuri gushira mu biganiro rega bamwita Mr Bean Mr Bean niwe wigeze kuvuga ngo ikintu cy'ingenzi impano y'ingenzi waha inshuti yawe good n'umwanya ibyo byo ndabyemera by the time utampaye umwanya ngo tuvugane utampaye umwanya rega ngewe nshobora kuba ndi free ariko wowe utari free mu gihe rero nkwandikiye cyangwa ngo uhamagaye iyeranje umbwiye ko utari free kugira ngo ngewe kuko abantu twe turagesimbe twe turanatekereza ati niba atansubije yanyihore buriya nyine byagenze gutya rimwe na rimwe twebwe ibintu biba mu bitekerezo byacu ni negative yego tumaze kubivuga ngo byaba byiza kurushaho hari ikintu kiri kubahuza ni na byiza cyane ariko mu gihe nta kintu kiri business kirimo akantu
ngo ntabwo muravugana ubundi reka mubwire umuntu yarampamagaye naramuhamagaye nyine yaramaze igihe kimwe yarabuze yije akajya ambwira ko ari busy ndamwihorera nyine ubwo ngeze nkoresha nifashe inshuti yambara ubwira ati ngo wowe ko uhari ati nuze ko yabuze arambwira ngo abari busy cyane nyine ageze aragoti sinufite ikintu cy'ingenzi gikomeye ngo mukubwirire ushaka kumubwira kubona nashaka wumva harashize igihe kinini ndavuga nariyo mumbwira wamuntu itamamagara ariko avuga ati barambwiye ngo hari ikintu cy'ingenzi giye kumbwira yari ya kuri misi wavuga iki none se uwo muntu utekereza ko n'inshuti yawe ubwo ngubwo oya ntabwo ari inshuti yawe niwo mwamenyanye usubiye kuko ni ikosa kandi abantu bose muzanye ntabwo ari inshuti ndabyemera ngo ubundi ni ikosa ntabwo muri bizinesi ntuzazanemo ubushuti uzi yuko ndetse n'ibinaba ngombwa buriya nushinga bizinesi cyangwa nugira inshingano ukagira ubushobozi bwo gutanga akazi azi tuzi ko mu nshuti zawe ubuza abantu bari seri n'abatari seri urumva icyo ubashira n'icyo ugomba kubashira niyo mpamvu muri bizinesi koko nta marangamutima aba akwiye kuzamo cyangwa se ibintu by'ibimenyane n'iki iyo ugiye kubizanamo ibyo uba ushaka gusezera ugufunga imiryango cyangwa ufunga mu gihe bizinesi ubwo rero ni ukuvuga ngo mu bantu muziranye ubuze ngo uyu nguyu wenda ashoboye ibi niba ubona rero mu nshingano wenda gutanga ntacyo nshoboye kandi njyewe ndi inshuti yawe wimpakazi kuko ntabwo bizakwicira bizinesi gusa ahubwo n'ubucuti bwacu buzaba kuko ntabwo nzaguhombya amafaranga nzaguhombya ibintu byawe washoye wavunikiye ngo dukomeze tube inshuti wenda ndagukunyirukana birangire uzajyana no mu nkiko ubwo kandi abantu b'inshuti hari n'igihe usanga famiye zibizi ko muri inshuti kuko navuye ko hari ibyo muba muhuriyeho igihe muba mwarakuranye mwariganye n'iki ugasanga bivuye noneho hagati yawe nanjye bigiye noneho no muri famiye yawe n'iyanjye ubundi bizinesi sihera kuri idea ni igitekerezo ahubwo ni nako bimeze izo ideas zikaza kufunga ngo niba ari possibility bikaba mu business nyine abariho za opportunities bikahita biba business ya nyayo none se ideas ni ngombwa ngo waziteguye si ushobora guhana n'umuntu mutanaziranye cyangwa mu Rwanda bisanzwe kumva mu byo avuze ni mu idea ibyo bikorwa n'abahanga ukumva harimo igitekerezo ngo ubuse umuntu ngo turavugana nuko ugiye kumbwira ngo abahanga business nta nubwo urabugiye kumbwira idea ngo business abahanga bakubwira situation wowe ukabwira uburyo wayisotinga sibyo uzi ko muri kuganira ukabona randeze urumva deja we igitekerezo yakibonye hari n'abandi noneho babishyira mu buryo nyine buri fair kuko nubwo uwo nguwo ukubajije ukamusubiza utazi ibyo urimo agize icyo ageraho abonye igitekerezo uwo nguwo arakibye hari abandi rero bo bagerageza kubishyira mu buryo bwa nyabwo kuko haba hari andi masosiyete cyangwa se andi sinzi niba nahita amakampani uyo ashinzwe gutekereza imishinga gutanga ibitekerezo by'imishinga akabigurisha akajya kugura igitekerezo akajya kugura umushinga ubwo noneho na planinze neza ariko ubundi ibitekerezo bya bizinesi ushobora kubikura mu nkuru wumvise ushobora kubikura mu bibazo uri kubona ahantu hatandukanye ushobora no kugera ku ngingo runaka ukaba urayidevelope mu bwonko ako kanya ibitekerezo bikabiranga ukazabona bya bitekerezo yego turi kugenda tugana ku kiganiro cyacu rero ariko turimo twibaza ngo ese inshuti birashoboka ko nta kintu cyawe kibahuje ubundi hari ikintu tugomba kubanza tukamenya ubundi inshuti tuyihitamo cyangwa duhura nayo tutayizi inshuti tuyihitamo inshuti zanjye zose nazihisemo uzihitamo cyangwa zikaguhitamo kuko ndakubwira impamvu
ari ukuvuga ngo duhura par accident umuntu wese buse abantu muhuriye muri bisi mufite urugendo rw'amasaha 2 mugenda mwaganiriye wamenye ni wabo rimwe na rimwe niba ari n'umuntu utifata yakubwiye naho agiye n'ibyo ajyanye n'icyo agiye gukora igihe nugaruka muzahurira muri gare ubwo umuntu azaba ari inshuti yawe kandi muzongera muvugane ababiteguye neza ntabwo birangirira iyo wajyanye nimero ye unageze mu rugo buri wese ageze mu rugo mwavugana iyo wajyanye nimero ye rero ni uko mu byo yakubwiye hari akantu kari interesting wumvisemo wakenera ugahitamo ko wakenera agashimisha mu buryo urugero ufite akazi wenda nkorera umuhanda njya nkunda kuhajya wenda kenshi umuntu numvise aba muri izo quartier wenda ni umukwaferi cyangwa afite boutique cyangwa ibintu nk'ibyo uwo muntu ni ngombwa ko ngomba gutwara nimero ye ko by the time nzaba ndaho ngaho nshobora kunyagirwa nshobora gukenera wenda umuntu uzi quartier akandangira icyo nkeneye sibyo uwo muntu rero nidukomeza gukorana gutyo nkajya ngenda nkamuhamagara tukaba turi kumwe nkajya no kumureba n'iwabo tuzagenda dukuza ku kuba tuziranye bive ku kuba tuziranye tube n'inshuti kuko mfasha nanjye wenda aramfasha nkanamwishyura nawe azabaje kuko mwishyura kuri iyo ngingo ikintu nayivugaho jewe ko ese inshuti zishobora gutoranywa cyangwa zishobora guhura biraho ngaho umuvandimwe wacu avuze ko inshuti ku giti cye we ayihitamo cyangwa ikamuhitamo yes njye ku bwanjye rero ushobora kubivuga mu buryo bubiri nanjye mvuze ko inshuti zanjye mu buryo bumwe birashobora ko wayihitamo cyangwa se mugahurira ku nzira runaka kuko baravuga ngo inshuti ya nyayo buri isanga ku nzira muhurira ku nzira umuntu ashobora kugutabara cyangwa kukugirira neza atari wakuye mu rugo cyangwa atari mwavuganye imbere y'igihe ahubwo ari umuntu uri mu kibazo ako kanya birashoboka ko rero nanone iyi nshuti ushobora kuyihitamo dore ko nanjye hari igihe rimwe na rimwe iyo numva ameze neza ushobora guhitamo nk'umuntu nkamutumira tukaganira nanjye bitewe n'uko hari igitekerezo mushakaho runaka kandi kizangira umumaro kandi twavugaga haruguru ariko nanone ushobora no guhura n'umuntu mu muhanda ugiye mu isoko ugiye ku ishuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukaba wakwifuza kuganira nawe cyangwa se mukamwahurira mu kantu runaka kakabahuza ukazasanga mugahereyeho mwubaka bwa bushuti bwanyu ngayo nguko rero hari abantu batazi gutandukanya inshuti umuntu akagusekera ukumva ko mwabaye naho hari icyo gushaka nawe umaze kuvuga ko hari icyo uba umushaka ariko nta mutima ariko hari undi ushaka ikintu na za nseko nziza z'abakobwa ku basore murabizi akagufata ku rutugu ukumva ibyawe ngo ni inshuti yawe yabo twarakuze ntabwo bikibaho n'uwango ubu ngubu ko mfata ku rutugu bisa no kumfata mwishose oyasi n'uwango ko twakuze twamaze no kugira ayo macenga kera ntabwo twayagiraga ubu ikintu cyose umuntu agukoreye kidasanzwe ukibaza uribaza kubera iki ukibazaho bitewe n'uko koko reba umuntu turahuye gutyo ubwira mukango araje atangiye kubwira agufasheho kandi ubundi ubusanzwe ni umuntu wihagazeho ubona wihagazeho kuguraga nta nubwo musanzwe muvugana ibintu bya danje abitangiye kumufataho umeze ute se waramutse ute ababizi bo bahita bakubwira ati ushaka iki mbwira ikintu ushaka wasanga uri no gukora n'ibyo ngibyo ntacyo intoki wanazivuna ugasanga arakikubwiye kuko ntacyo ufite agata kurekura agashyiramo n'akakano katari keza ngo ntabwo rero barisa ubundi niyo mpamvu nakubwira ngo gukura biba bifite ukuntu nyine hari byinshi umuntu aba aranyuzamo kuko agiye afitiye
haba ku munsi experience ugenda ufata ku munsi ni nyinshi noneho kuba n'iminsi umaze ugenda byinshi ugenda wiga ni mpamvu nta kintu gishyashya wabonye ntazagira umuntu burare nk'akantu nuko turi gusoza ariko hari akantu bita hari ukuntu umuntu akubabaza cyangwa se aguhemukira ngo bitewe n'uburyo twahemukiwe ntabwo tukiri abantu bo kubabazwa n'umuntu uduhemukiye ngo duhite tuvuga ngo igikuba kiracitse ngo kereka nimba ari ubwa mbere wowe ugeze ku isi naho ubundi isi hari umuhanzi witwa Amaji the Black akeka mu ndirimbo yitwa uruhinja ngo kwitwageza donc isi kuko ko mu maso y'abantu ibintu bibi ari byo biba biri bipika cyane ari byo bitaho ari byo babona nta nubwo abantu babona yuko isi dufite umumaro ubwo iyo umuntu bw'isi yumva nyine ahantu ho kubabarira kuko ariko nanone mba numva ari byo bitewe n'uko isi nta ubundi isi ni abantu gusa bumva ngo inama ubundi inama ni iki inama ndakuvuga ya nama gutya mu mwateranye mwakoze inama meeting inama ntabwo ari ibintu mugiye kuvugira inama ni abantu bari muri sare cyangwa ubwo rero isi nayo yahindutse abantu kandi abantu ibikorwa byiza dukora ibigerwa nyine ntabwo bihagije niyo mpamvu niba uri ku isi uzi neza ko kubabara bibaho no kubabazwa bibaho kandi no gutenguha bibaho ibyo byo ni ihame umuntu nyamuntu wo gutekereza ibyo ntabwo byakamuberewe ni urucanege bitewe n'uko koko nyine bundi isi nk'uko bivuze ishobora kuba mbe cyangwa nziza bitewe n'uko wayikoresheje ikintu cyose kiba cyiza cyangwa kibi bitewe n'uko wagikoresheje isi rero nayigereranya nk'inkota ityaye ahantu habiri aba twaganira isi atari mbi n'ishyi ahubwo twebwe tuyigira mbi isi nibo bantu twebwe dushaka kubaho mu buzima butandukanye exactly isararyoshye akayangira umuntu agomba kwishimira ubuzima birahagije dusoje gutya n'imibereho rwose ikiganiro muzajya mukurikira umunsi ku munsi hano turagushimiye rwose na stars wakoze kuza murakoze turatanga no mu gihe cyangwa se inama abantu bose cyane cyane urubyiruko iyo nganiriye cyane n'abantu muza ku rubyiruko nabashishikariza cyane guhitamo inshuti ariko bashishoje ubona ko imitego tugenda tugwamo rimwe na rimwe niyo kugenda tuyorera za nshuti zitari iz'umumaro mu buzima bwacu cyane cyane rero kugira ngo tuzagende kandi tugere kure tumenye inshuti tubana nazo kandi tumenye nuko tuzibanira natwe tumenye uko batubanira natwe tugira umusanzu tuziha kandi muzima atari ukuzoreka cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri make ni ukubana neza ariko dushishoje alright ikiganiro n'ubuzima n'imibereho ndi rero nari nshimiye Imana tudezana Lenny today updates the news.